Mbere yo gusobanukirwa ibijyanye na generique na specialité, ese uzi iki kuri generique na specialité? Ese ni iki gituma imiti ikora kimwe cyangwa ivura indwara imwe ariko yashyirwa ku isoko ikaba idahuje igiciro? Mu gusubiza iki kibazo, reka twibutse ko iyo uruganda rwavumbuye umuti rukawucuruza imyaka 20 yose rwonyine, burya ruba rwaramaze kubaka izina. Iyo niyo mpamvu iyo generique ije rudahita rureka gukora uwo muti gusa, akenshi ruhita rugabanya igiciro. Ikindi nuko nk'abantu duhita twishyiramo ko uwo muti mushyuje ushobora kuba ari pirate, ndetse abenshi tunibwira ko umuti uhenze ari umuti uvura, nyamara umuti si igiciro, ahubwo umuti ni ibiwugize bishobora guhangana n'uburwayi umuntu afite. Ku rundi ruhande ntitwabura kuvuga ko hari inganda zikora imiti ya pirate, aho usanga umuti fatizo ari nka 60% by'uwagashyizwemo, cyangwa se formule igahindurwa nkana ku bushake. Nk'urugero, ubushakashatsi bwashyizwe ahagaragara mu mwaka wa 2015, OMS yerekanye ko 1/3 cy'imiti ya malaria ari pirate. OMS ni umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, bityo ukangurira ibihugu gukoresha generique kurusha specialité kuko ari umuti umwe, ariko noneho inganda zikora generique zikagenzurwa ngo harebwe ko zikora umuti wa nyawo. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe itandukanirizo hagati y'amazina atandukanye y'imiti ndetse n'ibiciro bitandukanye, nyamara iyi miti ikaba ari kimwe kandi ikora kimwe. Ibi bizwi nka generique ndetse na specialité. Mu rurimi rw'icyongereza byitwa generic and brand. Muri iki kiganiro kandi turaza kumenya igituma umuti witwa generic, kandi turanamenya igituma umuti witwa brand. Reka twibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima, aho tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza ubutumwa ku muryango mugari w'abantu. Mbere yo gutangira ikiganiro, reka mbanze mbashimire ko mugiye kubana natwe muri aka kanya tubungabunga ubuzima bwacu. Murabizi ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa nuko utabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu, kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka bikore kuko nta kiguzi bisaba. By'umwihariko niba ari ubwa mbere ukurikira ibi biganiro, turagusabye kanda kuri subscribe kandi unakande kuri iyo nzogera byegeranye kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bishya tuzajya tubagezaho. Nawe udahwema kudukurikira ntitwabona uko tugushimira, kubera ko uko umubare w'abadukurikira wiyongera bitwereka ko ibyo dukora bifite akamaro, bityo bikadutera umuhate n'imbaraga zo gukomeza gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuzima. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media, ubundi ukadukurikira, kandi ushobora no kudusangizaho ibitekerezo byawe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo cyangwa se ibindi biganiro twabagejejeho, isanzure ubundi utwandikire muri comments hano kuri iyi channel ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu tumaze kubasangiza. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda kuri like, ubundi niwihererane ubu butumwa, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Tubahaye ikaze. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe umuti witwa specialité cyangwa se brand mu rurimi rw'icyongereza. Umuti witwa specialité ni umuti uba wemereye gukorwa kandi ugakwirakwizwa n'uruganda ruba rwarawuvumbuye gusa. Urwo ruganda ruhabwa icyemezo n'inzego zibishinzwe cyo kuwucuruza mu gihe cy'imyaka 20 nta bandi bemerewe kuwucuruza cyangwa kuwukora. Urwo ruganda kandi nirwo rugena igiciro cy'uwo muti kugira ngo bagaruze amafaranga yagiye cyangwa se bakoresheje mu bushakashatsi ndetse n'ubuvumbuzi bwawo.
Aha twababwira ko kugira ngo umuti wemerwe gukoreshwa binyura mu nzira nyinshi tutarondora hano muri iki kiganiro, kandi bigasaba byibuze imyaka 15 kugira ngo wemezwe gucuruzwa. Aha rero hagendera amafaranga menshi kandi abagomba kugaruzwa mu gucuruzwa k'uyu muti mu gihe ugeze ku isoko. Uruganda rwavumbuye umuti nirwo rugena izina ryawo mu gihe ugiye gusohoka mu ruganda, kandi bakarishyiraho bagendeye ku bintu byinshi. Ibi ni bimwe mu bikurikizwa mu gihe umuti uhabwa izina. Ukuyeho izindi mpamvu zinyuranye zishingirwaho kugira ngo umuti uhabwe izina, burya umuti uhabwa izina hakurikijwe icyo uvura. Ukuyeho izindi mpamvu zinyuranye zishingirwaho kugira ngo umuti uhabwe izina, burya umuti uhabwa izina hakurikijwe ibiwugize. Ukuyeho izindi mpamvu zinyuranye zishingirwaho kugira ngo umuti uhabwe izina, burya umuti uhabwa izina hakurikijwe uwawuvumbuye. Akenshi iryo zina rihawe umuti rimara igihe kinini ariryo rikoreshwa gusa, bityo niryo tumenyera ugasanga niko turi kwita uwo muti muri rusange. Urugero rwa mbere ni uko usanga imiti yose ikoreshwa mu koza amenyo tuyita korogate iyo tugiye kuyigura. Urugero rwa kabiri ni uko usanga imiti yose ihindura umusatsi umukara turacyayita kanta iyo tugiye kuyigura. Urugero rwa gatatu ni uko usanga imiti yose ya amibe turacyayita fragile iyo tugiye kuyigura. Urugero rwa kane ni uko usanga imiti yose ya malariya turacyayita quartem iyo tugiye kuyigura. Reka noneho turebere hamwe impamvu zituma umuti witwa generic cyangwa se generic. Iyo ya myaka 20 twari tumaze kuvugaho uruganda rwakoze umuti rumara ruwucuruza iri hafi kurangira cyangwa se irangiye, izindi nganda nazo zishobora gusaba uburenganzira bwo gukora umuti nka wa wundi kandi bikora kimwe. Icyo gihe abawuvumbuye muri rwa ruganda rwa mbere babagurisha formule y'uko bawukoze, noneho nabo bakawukoraho gusa bakinda kuwuha izina nk'irya wa wundi wa speciality wari usanzwe ku isoko. Ariko nk'uko inganda zigura iyo formule nazo ziba zitandukanye, zihabwa uburenganzira bwo gushyiraho izina, ariko akenshi zihindura akantu gato ku izina rya nyaryo ry'uwo muti. Aha tukwibutse ko izina nyaryo ry'umuti ari rya rindi riba ryanditse munsi y'izina ry'umuti wahawe n'uruganda, bityo iryo zina niryo ryagahawe umuti, ni naryo abaganga baba bakwiye kwandika ku rupapuro mpeshamiti, noneho mu dukubo akerekana iry'uruganda. Urugero, umuganga akandika ati amoxicillin, mu dukubo akandikamo hiconsil, cyangwa se umuganga akandika amoxicillin, mu dukubo akandikamo bactox. Iyi ni imiti imwe ikora kimwe ariko ifite ibiciro bitandukanye bitewe n'uko umwe ni generic undi ni speciality. Reka noneho turebere hamwe itandukaniro rya generic na speciality. Generic na speciality ni umuti umwe ariko utandukaniye mu mazina. Ubusanzwe abahanga mu by'imiti batandukanya imiti barebeye kuri active ingredient, ubwo ni umuti w'ibanze. Ubusanzwe kandi abahanga mu by'imiti batandukanya imiti barebeye kuri effectiveness and efficacy, ubwo ni ubushobozi umuti ufite. Generic na speciality ziba zihuje byinshi ariko bigatandukanira ku giciro umwe cyangwa undi ubugura. Generic na speciality ziba zihuje byinshi ariko bigatandukanira ku izina umwe cyangwa undi uba witwa. Generic na speciality ziba zihuje byinshi ariko bigatandukanira kuri forme umwe cyangwa undi uba ufite. Generic na speciality ziba zihuje byinshi ariko bigatandukanira ku ibara umwe cyangwa undi uba ufite. Generic na speciality ziba zihuje byinshi ariko bigatandukanira kuri inactive ingredients, ibindi bivangwa n'umuti ariko bitavura umwe cyangwa undi uba ufite. Reka noneho turebere hamwe imiti itandukanye ariko ikora kimwe. Umuti wa Clamoxy, umuti wa Hincocil, umuti wa Bactox ndetse n'umuti wa Amoxicillin. Iyi miti yose ikora kimwe. Umuti wa Lumatem, umuti wa Combiat,
umuti wa Coartem, umuti wa Panadol, umuti wa acetaminophen ndetse n'umuti wa paracetamol. Iyi miti yose ni kimwe. Umuti wa Lasix ni kimwe n'umuti wa furosemide. Reka twibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'ubuzima, aho tuganira ku ndwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza ubutumwa ku muryango mugari w'abantu. Reka mbashimire kuba mwafasha akanya mukabana natwe tubungabunga ubuzima bwacu. Bityo murabizi ko baca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi burya kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba. By'umwihariko niba ari ubwa mbere kuri iki biganiro tubagezaho, akanda kuri subscribe kandi unakande kuri nzogera byegeranye kugira ngo uzajye ubona ibiganiro bishya tuzajya tubagezaho. Nawe udahwema kudukurikira ntitwabona uko tugushimira, kubera ko uko umubare w'abadukurikira wiyongera bitwereka ko ibyo dukora bifite akamaro, bityo bikadutera umuhate wo gukomeza gukora ubushakashatsi ku bintu bijyanye n'ubuzima. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira, kandi ushobora no kudusangiza ibitekerezo byawe. Ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kudusobanuza, cyangwa ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iki kiganiro ndetse n'ibindi byatambutse, isanzure ubundi utwandikire muri comments hano kuri iyi channel ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose tumaze kubasangiza. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda kuri like, ubundi ntiwihererane ubu butumwa. Kora like, kora share, ubisangize inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki cyari ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.